Watsapu mumeze mute? Mumeze neza? Ndashima Imana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ushobora kongera ukabona pasiwadi yawe ya imeri yawe. Hari abantu benshi bansabye ko nabereka uko wabona pasiwadi ya imeri mu gihe wayibagiwe. Hari ukuntu uba waribagiwe pasiwadi bigatuma ufungura indi imeri nshyashya ugasanga utakaje fayilo zawe z'ingenzi, dokima zawe ziri kuri ya imeri ukabona urazitakaje ziranagiye kubera yuko ufunguye imeri nshyashya. Kubera ko uba warakoze indi nshyashya ngo waribagiwe pasiwadi, aka kanya rero ngiye kuba nakwereka ukuntu ushobora kureba imeri ya pasiwadi yawe muri telefone yawe, biroroshye. Ni ibintu bitari bufate umwanya munini cyane, nta handi ni hano kuri cano MShow7D icaho ibintu by'ubwenge. Kanda sabusikarayibu ukande no ku nzogera ubundi dukomeze ujye ukomeza kubona izindi videwo z'ubwenge. Reka nze dutangire. Uraza ujya muri apurikasiyo yawe ya setingi, nurangiza kujya muri apurikasiyo yawe ya setingi, uraza usikororinge uzamura ujye ahanditse pasiwadi akawunti, sevudi pasiwadi. Uraza ukande kuri gogo. Izi ni imeri ushaka kuzirimuvinga, wazirimuvinga unyuze hano, dukande wenda urugero dukande kuri watsapu turebe, dukande kuri watsapu turebe. Urabona ko wayirimuvinga unyuze hano ikaba yava muri telefone. Dukande kuri iriya meri turebe kuri operamini tubona wabirimuvinga unyuze hano. Noneho intego dufite niyo yo kureba pasiwadi yacu ya imeri. Uraza ugakanda warangiza ugashyiramo pasiwadi yawe ya telefone, wamara igahita ikwinjiza, wamara gushyiramo pasiwadi ihita ikujyana aha ngaha. Warangiza uraza, izi ni imbuga nkoranyambaga tuba twarafunguye, naho dukeneye kureba pasiwadi zazo nazo turazibona. Insitagaramu, irembo, izi ni imbuga nkoranyambaga mba narafunguye. Noneho wowe uraza ugakanda kuri gogo.com ugafunguramo. Ukimara kuhakanda bahita bakubwira ngo banza ushyiremo pasiwadi ya telefone ukoresha. Reka nze dukandemo. Urabona dore ngaha kuri gogo. Ukimara kuhakanda urabona ko ngiye gushyiramo pasiwadi. Ndashyiramo pasiwadi yanjye ya telefone, nindangiza bahita banzana hano. Urabona imeri yacu dore ngiyi na pasiwadi yayo iri munsi, dore ngiyi. Aha ngaha niho pasiwadi yacu iba iri. Aha niho ruzingiye hose, byose byo wakora wabona pasiwadi ya imeri unyuze muri setingi ya telefone yawe. Dore ngiyi ntabwo batubeshya, ntabwo hano bahita bayikwereka, gusa nyine ngewe nayibonye. Iri somo niba rigufashije wibuke gukora sabusikarayibu kugira ngo tujye tubana buri munsi, kandi ukande no ku nzogera kugira ngo tujye tubana buri uko dukoze videwo ujye uhita ubona videwo nshyashya dushyizeho. Ya imeri yacu dore ni iyi ngiyi. Aha ngaha niho imeri yacu ya gogo iriya imeri. Ama imeri yo n'amapasiwadi yose biba biri muri setingi za telefone. Urabona na fesibuke naho dore pasiwadi yaho, naho waribagiwe pasiwadi ya fesibuke
naho waca hariya mwa buriya buryo twanyuzemo. Urabona ubu buryo nawe ujye ubukoresha mu gihe wibagiwe pasiwadi ya telefone yawe, imbuga nkoranyambaga ukoresha Instagram, Facebook, Google, uca hariya kuri Google hariya habanza handitse 11 pasiwadi. Urabona ahangaha ni Telegram, ahangaha uhakanze waba ugiye kurimuvinga imeri waba ukoresha. Uca hariya kuri Google 11 pasiwadi, ni ukuvuga ngo ni ingero z'ibyo dukorera. Thank you.